Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Rwanda TV kandi mbifurize gukomeza kumera neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibirwa 10 byiza kurusha ibindi nk'uko bamwe muri mwe bari babidusabye. Bibutsa ko iki ari ikiganiro imizi y'ubuzima. Njye nkaba muri Ngoma Frank nk'uko bisanzwe. Tugiye kubagezaho ibirwa 10 byiza kurusha ibindi. Tugiye kubagezaho duhera ku mubare 10 tujya kuri rimwe. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga ikirwa cyitwa Maui. Maui ni ikirwa giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Hawaii. Maui ni ikirwa cya kabiri mu bunini mu bigo bigize Hawaii. Maui ni ikirwa kiri mu nyanja ya Pacifique. Maui izwi ku izina ry'akabyiniro k'ikibaya cya Isle. Iki kirwa gifite kilometero kare 1884. Maui ni ikirwa gisa neza cyane kandi gifite n'umwihariko nko kuba hari ibirunga bibiri byarutse mu myaka yatambutse. Si ibyo gusa, Maui ifite icyo tuzi nka beach, umucanga umeze neza rwose, gusa ho hafite umucanga w'umukara ku nkombe z'amazi. Iyi Black Beach, amashyamba yaho, ibirunga byasinziriye ndetse n'imikino ihakorerwa nk'umukino witwa snorkeling wo kogera mu mazi hasi wibiye, ndetse n'umukino wa windsurfing kugendera ku bwato uhagaze, bituma Maui iba ikirwa cyiza kandi gisurwa cyane na ba mukerarugendo. Ibi byatumye mu mwaka wa 2016 ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 Maui itwara igikombe cy'ikirwa gisa neza ku isi kurusha ahandi. Tudatinze ku mwanya wa 9 turasanga ikirwa cya Santorini. Santorini ni ikirwa giherereye mu gihugu cy'Ubugereki mu nyanja ya Aegean. Nicyo kirwa kinini mu Bugereki, aho gifite kilometero kare 76. Ni agace cyangwa se ikirwa kizwiho kugira ibisigisigi by'ibirunga byabayeho cyangwa se byarutse mu myaka 3000 ishize. Ni ikirwa gisurwa cyane ko nibura gisurwa na miliyoni 2 z'abantu buri mwaka. Ni ikirwa gifite umwihariko wo kuba hakorerwa ibyo kunywa bikozwe mu mizabibu. Iki cyo kunywa rero ukaba utapfa kugisanga ahandi. Iki kirwa gikunze kugwaho imvura cyane. Igitangaje ni uko itaka ryaho rivanze n'ivu ryavuye mu iruka ry'ibirunga mu myaka yatambutse cyangwa se imyaka ya kera. Umwanya wa 8 n'ubundi mu birwa byiza ku isi utapfa kubona ahandi turasanga ikirwa cya Seychelles. Ikirwa cya Seychelles kiri ku mugabane wa Afurika mu nyanja y'Ubuhinde. Ni ikirwa cyitwa Seychelles ariko si kimwe ko n'utukwa twikozemo amatsinda, ariko dufite izina rimwe ryo Seychelles. Ni ikirwa cyashinzwe n'abakoloni b'Abongereza. Ntabwo hatuwe cyane kandi ntihigeze haba exploited cyane ku mutungo karemano. Ubwo nimvuga exploited mwumve ko ari kwa kundi batwaraga umutungo karemano w'igihugu runaka. Aha rero ntabwo ariko bimeze. Muri Seychelles niho hantu honyine hasigaye inyoni zitwa Black Parrot nyinshi. Ubwo ntabwo nzi mu Kinyarwanda ngo Black Parrot tuzita ngo iki, gusa ni ibinyoni by'imikara cyane bifite amasunzu ku mitwe. Seychelles nk'uko nivuze ntabwo ituwe cyane, kwituwe n'abantu 100,600. Ku mwanya wa 7 mu birwa bisa neza ku isi cyane kurusha ibindi turasanga ikirwa cya Mykonos cyangwa se Mykonos. Ni ikirwa kiri mu gihugu cy'Ubugereki. Mu myaka ya kera hahoze hayobowe n'ubwami bw'Abaroma. Ni ikirwa gifite kilometero kare 86. Ikirwa kivugwa cyane mu nkuru ndetse no mu mateka kubera ko ariho umwami Zeus w'Umugereki yarwaniye n'Abatitans mu ntambara zo kwagura Ubugereki. Iki kirwa kirashyuha cyane ko nibura iminsi 300 muri 365 igize umwaka haba hari izuba ryinshi. Harashyuha cyane kuko akenshi haba ubushyuhe cyangwa se bugera kuri degree 40.
ikindi ni uko hatuye abantu ibihumbi 10 gusa. Ku mwanya wa gatandatu mu birwa byiza ku isi kurusha ibindi tuhasanga ikirwa cyitwa Palawan. Palawan ni ikirwa giherereye mu gihugu cya Philippines, gusa si ikirwa kimwe uko nabivuze, ni uturwa twiremyemo amatsinda ariko twegeranye. Kubera ubwiza bw'aha hantu, ikigo gikomeye mu bumenyi bw'isi aricyo National Geographic Travelers cyahashyize mu birwa byiza bisurwa cyane ku isi cyangwa se bisa neza. Palawan iri hagati mu nyanja y'epfo y'Ubushinwa. Mu nkombe zaho hari beach nziza cyangwa se umucanga w'umweru. Umwihariko waho ni uko hari uruhererekane rw'imisozi myinshi ndetse inyamaswa n'ibimera bizwi nka flora and fauna. Ku mwanya wa gatanu mu birwa byiza ku isi kurusha ibindi n'ubundi turahasanga ikirwa cyitwa Boracay. Boracay ni ikirwa nacyo kiri muri Philippines. Ni ikirwa gikikijwe n'umucanga w'umweru cyangwa se beach. Hasurwa kenshi cyane n'abantu iyo bari mu biruhuko. Ikinyamakuru gikomeye mu bigendanye n'ubukerarugendo Travel Magazine yahashyize mu hantu hambere hasurwa cyane ku isi mu biruhuko. Ikirwa cya Boracay kiberamo imikino itandukanye nka scuba diving, kogera mu mazi wibiye, windsurfing, umukino wo kugendera ku kato gatoya uhagaze, ndetse n'umukino wa snorkeling, nawo ni umukino wo mu mazi. Kuri iki kirwa hari amahoteli, amaresitora. Ibi bituma abantu barushaho kuhishimira cyane. Ku kirwa cya Boracay haba cyane utunyamaswa tw'uducurama, ndetse si ibyo gusa, haba na bya bintu byo mazi bimeze nk'indabo bizwi nka coral reef mu nkombe zaho. Coral reef ni bya bintu uri amazi ukabona bimeze nk'indabo nyamuzizi. Ku mwanya wa kane mu birwa byiza ku isi kurusha ibindi turahasanga ikirwa cya Maldives. Maldives ni ikirwa kiri mu nyanja y'Ubuhinde ahagana mu majyepfo. Maldives yashinzwe n'abakoloni. Si ikirwa kimwe ahubwo ni uturwa twikozemo amatsinda. Iki kirwa kiratangaje cyane kuko kigizwe n'ibintu by'imyanda cyangwa se ibisigarizwa byishyize hamwe bigakora ubutaka. Ibi byitwa debris. Abize ubumenyi bw'isi ari byo geography murabizi cyane. Rero ibi byatumye haba ahantu heza kandi hadasanzwe. Ku mwanya wa gatatu mu birwa byiza ku isi kurusha ibindi turahasanga ikirwa cyitwa Bali. Bali ni ikirwa giherereye mu gihugu cya Indonesia. Bali ni ikirwa cyiza cyane kandi ni ikirwa cyiza cyane cyagizwe icya mbere mu bisurwa cyane ku isi. Hakura amafilimi menshi bitewe n'ukuntu hasa. Hatuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'Abahindu. Iki kirwa cya Bali gitunzwe n'umusaruro uva mu bukerarugendo cyane. Hihariye mu gutsimbarara ku muco wabo wiganjemo ubugeni burimo gushushanya, kubyina ndetse no kuririmba. Ku nkombe zacyo hari amacoral reef menshi. Hagakurikiraho beach ifite umucanga mwiza w'umweru. Hari urusobe rw'ibinyabuzima. Hari amoko menshi y'inyoni cyane arenga 280. Ku mwanya wa kabiri mu birwa byiza ku isi kurusha ibindi turahasanga ikirwa cya Fiji. Fiji ni igihugu kiri hagati mu mazi, cyabayeho kubera iruka ry'ibirunga. Giherereye mu nyanja ya Pacifique. Iki kirwa gifite ikirere cyiza gituma habaho inyamaswa nyinshi ndetse n'ibimera. Hateye imbere cyane ku bukerarugendo. Naho ni heza kuko hari amacoral reef ndetse n'umucanga mwiza w'umweru. Rero haryohera abantu iyo batambuka ku mucanga. Byatumye rero
hashyirwa ku mwanya wa kabiri nk'ahantu hasa neza ku isi. Ku mwanya wa mbere wakibaza ngo hari ikihe kirwa? Uko twahereye ku mwanya wa 10 tuza ku mwanya wa mbere bizwi nka top 10. Ku mwanya wa mbere mu birwa byiza ku isi kurusha ibindi turasanga ikirwa cyitwa Bora Bora. Bora Bora nicyo kirwa cyiza ku isi kurusha ibindi. Bora Bora ni uturwa turi mu matsinda hagati mu nyanja ya Pacifique. Ni hamwe mu hantu hasurwa cyane ku isi kurusha ibindi mu gihe cy'amavakansi. Hakikijwe n'utudendezi tw'amazi bizwi nka lagoon. Hafite beach isa neza cyane. So reka nongere mfate umwanya nshimire wowe wabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Niba ari ubwa mbere mwibutsa gukora subscribe, urayikinge, nibigukundira usharinge cyangwa se utange igitekerezo niba ari ikindi kintu wifuza ko twazakora ubutaha. Wakoze cyane rwose, uri umuntu w'ingenzi kuba waduhaye umwanya wawe, ni iby'agaciro. Mwakoze kubana natwe kuri Mu Rwanda TV mu kiganiro Muzi Ubuzima. Njyewe twabanaga cyangwa se abagize kino kiganiro nari nguri ngo amafaranga nk'uko bisanzwe. Musigirane amahoro y'Imana.